Wigireho nanjye nzaba umugabo. Wigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio. Ntabwo nzi imyaka yawe, ariko tekereza uramutse ubwiwe inkuru n'abo wita ababyeyi bawe ko watoraguwe n'imbwa mu kimoteri igihe utari wakujuje nibura n'umunsi umwe wo kubaho kwawe, igihe imbwa yajyaga gushaka ibyo kurya byawe bya buri munsi aho bashyira imyanda, ikakubona uri uruhinja ikagushyira mu mikaka, ikagutoragura, ikagushyikiriza abagira neza bakureze, bakaguha izina ndetse n'uburere, bakitwa ababyeyi bawe batyo. Tekereza bakomeje bakubwira yuko uwagusamye mama wawe by'umwihariko papa wawe yamwihakanye, maze mama wawe kubyakira byamunanira agahitamo kukujugunya aho bashyira imyanda mu kimoteri, ugatoragurwa utyo n'imbwa. Mbese ari imbwa, ari ababyeyi bawe bakubyaye nyirizina ndetse n'ababyeyi bakureze, ninde wagakwiye kwitwa umubyeyi imbere yawe? Ngubwo ubuzima abantu benshi twabayemo ndetse twaciyemo muri iyi si ya none. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro turi buze kugaruka ku ndirimbo yitwa Sinzika, indirimbo ya Dream Boys. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, ngushimiye yuko iki kiganiro uhora ugikurikirana, ukaba wanamaze gukanda subscribe. Amateka ntera kubabara gahinduka inganzwa y'ibyahise, wibuke mama yarigaga mu mashuri yisumbuye, ugera herahe nk'umukunzi we, amahirwe make yarasama, kuvuga wahindutse intare, mama arahangayika, kuvuga wahindutse intare, mama arahangayika. Niba waravutse mu buryo twavuze haruguru, ukaba ubayeho mu buzima natwe ubwacu tutazi, bwaba bukunyuze cyangwa se butakunyuze, bukugoye cyangwa se bukoroheye, ndabanza kugukomeza, kuko nta kibaho kidafite impamvu kandi nta n'imvura idahita. Tuza muvandimwe nshuti yanjye, kuko ni kwisi imeze. Reka twigarukire kuri iyi ndirimbo yitwa Sinzika. Ntabwo nzi impamvu iri tsinda Dream Boys ryaririmbye iyi ndirimbo ngo Sinzika. Gusa ahantu tuye hari abantu babayeho mu buzima butazwi. Ni abanyacyubahiro mu myanya yabo, ni abakire, mu bigaragara ni abaherwe, barambara bakaberwa kandi baravuga rikijyana. Ntacyo babuze, yewe n'imiryango yabo ibayeho neza mu buzima bwa hano ku isi. Nyamara iyo ugerageje kubasubirishamo amateka yabo yahahise, ukagerageza kubabaza ku byabaranze bakiri batoya, bijima mu maso bakumva badashaka kubigarukaho, kubera ko bafite amateka ababaje. Ni amateka ashaririye benshi bangana na 60% by'abatuye isi bagiye bacamo. Ariko reka twifatire uru rugero iri tsinda Dream Boys ryaririmbye. Oya rwose ntabwo nshobora kukwita data kubera ko wihakanye mama. Mu kwishimishanya nawe nk'umukunzi we, amahirwe ya mama yabaye makeya, barasamye. Kuva uwo munsi wahindutse intare, maze mama arahangayika, iwabo baramumenesha, aratorongera aragenda, akora uko ashoboye, arya ubusa yambara ubusa, yigomwa byinshi nk'umukobwa kugira ngo ntazigera nitwa amagorwa, andera mu buryo bugoye kandi bubabaje bunaruhije. None ubu maze kuba umugabo, maze kuba umusore, nshobora kugira ikintu nakwigezaho ubwanjye. Urifuza ko nkwita data? Ntabwo bishoboka. Ubyumve neza, ntabwo ari inzika, ahubwo muvandimwe ni ibihe bikugarutse. Ayo ni amagambo ari mu ndirimbo Sinzika ya Dream Boys. Nitwitegereza statistique rusange ku isi, turasanga abana bangana na 1,794,000 bavuka buri mwaka badafite base bazwi. Abo bana babaho mu buzima bugoye kandi buruhije. Turaza gusanga muri bo 10% ari abana baba batoraguwe ku mihanda, batawe n'ababyeyi babo, maze bagatoragurwa n'abagira neza, inyamaswa ndetse n'ibindi. None abo bana ko batabwa
bagatoragurwa bakarerwa, iyo baje gukura bakavamo abantu b'abagabo bagahinduka ibikomerezwa ndetse bakagira icyubahiro cya hano mu isi, abitwa ababyeyi babo bakabimenya babyitwaramo bate? Usanga bashakisha ikintu cyose kizatuma wa mwana amenya yuko ari wowe mubyeyi we w'ukuri, maze ugashaka kwigarura. Niba utarigeze wigarura kera umwana akigukeneye, kubera iki wumva yuko mu myaka agezemo uyu munsi amaze kubaka ubuzima bwe bwite atakuye kuri fondasiyo ya kibyeyi yawe? Kubera iki wumva wamwifuza? Hari ikintu cy'ingenzi wagakwiye kuba warigiye muri iyi ndirimbo yitwa Sinzika. Niba uzi neza yuko ejo hazaza aho umwana wawe utahazi, utazi icyo ejo hazaba hahatse imbere yawe ndetse n'imbere y'uwo uzabyara, wagakwiye gufata umwana wawe nk'amaraso yawe ukagira ibyo umugenera agomba, kandi nturushye wihakana amaraso yawe. Ni inama tukugira nka Trust Wallet Studio. Uyu munsi ufite amafaranga, uratunze, uratunganiwe, yewe wanaraburanye wihakana umwana uratsinda ugira ngo bigarukiyaho, ariko hari igihe ubuzima waba urimo buzageraho bukongera bugahinduka bukihinduriza, maze wa mwana wihakanye aho wicaye akayicara hejuru yawe, ukifuza yuko uzarya ari uko uririye ku birenge by'umwana wawe wihakanye. Bizaba bisebeje igihe azaba atakigufata nk'umubyeyi, agufata nk'undi muntu usanzwe. Birashoboka cyane yuko atazigera agufata nk'umuntu usanzwe gusa, ahubwo azagufata nk'umubyeyi gito utagira umutima, uwifuje kumuhotora akiri muto, utarifuje kumubona mu buzima bwe ngo abone isura ye. Ni nayo mpamvu abahanga bagaragaje ibintu bibiri biranga injiji, harimo guta igihe ndetse no gusaba uwo wimye. Igihe cyo waragitaye, igihe wafataga uwo wibarutse wagiriye kubisuka mujugunya. Igihe waragitaye, igihe uwo wateye inda wamwitakanaga, maze akaba mu manza aganye ya wenyine, akarara ataryamye adasinziye, ariko akarengera icyo kibondo cyahindutse igikomerezwa uyu munsi. Inama twakugira ni uko utakongera kugerekaho ubundi bwenge buke bwo gufata umwanya wo kuzasaba uwo wimye, maze ugatera intambwe ugasaba imbabazi. Iri tsinda Dream Boys ryaravuze ngo ngewe ubwanjye nk'umwana ikosa ryanjye ntaryo nzi, kuko mujya kumbyara sinabagishije inama. Ariko se niba koko hari ikosa ryanjye mfite nk'umwana, ngaho ubwo maze gukura rimbwire ndimenye, nubwo amateka ntera kubabara ngahinduka imbata y'ibyahise. Muvandimwe, nihanganishije abana babayeho muri ubu buzima, nawe utera intambwe maze ukora igikwiye. Dusabiye umugisha ababyeyi bafashije bene abo bana bakabiyandikaho, bakabagira abana mu muryango, bakabaha uburere bwa kibyeyi. Ni ukuri imigisha myinshi ibomeho. Ngiryo isengesho. Mbese wowe hari icyo ukuye muri iki kiganiro, haba ku makosa yawe wakoze, inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe? Ufashe izihe ngamba? Sinzika hoya hoya hoya, nibihe bikugarutse, buryo umwanza gucira kobo, mana nayi gucira kanzu bw'amahi. Nshuti yanjye nkunda, hari inama twakugira. Fata iya mbere maze ujye gusaba imbabazi hakiri kare, kugira ngo udakomeza gukora ikosa ryo gutema ishami wicayeho. Ni naha dusoresha iki kiganiro, mbasaba yuko mwatanga ibitekerezo muri komanteri, anariko mukomeza gukanda subscribe kugira ngo mutazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Mwareba iyi ndirimbo Sinzika kuri platform za Dream Boys. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, ndabashimiye. Narakuze nuko wantaye.